umuntu akizwa rimwe kuko ijambo ry'Imana rivuga n'indirimbo yabisubiyemo indirimbo zo gushimisha ya 80 havuga ngo umuntu ahora akizwa kugeza igihe Yesu azagarukira nta muntu ukizwa ngo avuge ngo birarangiye nande no kugakiza no kwezwa aho umuntu agiye kugira uruhare rukomeye Imana yaduhaye agakiza ku buntu twarabibonye ariko noneho turiga ingamba zo kurinda agakiza kugira ngo kadahungabana kandi tuzabashe kugasohoza. Ingingo yo kwezwa igizwe n'ibice bikomeye bitatu. Igice cya mbere kuko heza ijambo umuntu wese wabyawe ubwa kabiri agomba gushishikarira gusoma ijambo ry'Imana. Usomye Timoteyo ya mbere ibice 4 umurongo wa 5 haravuga ngo n'ibyanduye byose bishobora kwezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Izo mpamvu umuntu uvuga ngo arakijijwe udasoma Bibiliya arabesha. Ku murongo wa 13 Timoteyo ya mbere 4 haravuga ngo uje ugira umwete kugeza igihe nzazira wo gusoma Bibiliya no guhugura no kwigisha ugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Nta wavuga ngo arakijijwe ngo yakiriye agakiza adasoma Bibiliya ntibyashoboka. Noneho hariya kuko byose byezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga ntabwo wavuga ngo uri umukristo ukijijwe ngo ubure umwanya wo gusenga ntibyashoboka. Gusenga no n'ijambo ry'Imana biragendana. Narizo mpamvu abantu bihana bakinjira mu itorero bakagira umwanya uhagije wo gusenga ariko ntibagire umwanya uhagije wo gusoma ijambo ry'Imana. Bagira imbaraga bakubaka impano ariko ugasanga hari n'abanyempano batari batandukana n'icaha. Hari abanyempano bataratandukana n'icaha nuko binjiye mu itorero bagafata intego yo gusenga ariko ntibasome. Nta muntu wava mu byaha adasoma. Nta muntu kandi waba uri umukristo ukijijwe udasenga. Ntabwo intego yo guterana ari ugusenga. Ntabwo intego yo guterana ari ugusoma Bibiliya. Ahubwo intego ikomeye yo guterana niyo gufashanya. Narizo mpamvu ijambo ritagomba gusigara ngo bashishikariraga gukomerera mu by'intumwa zigishaga bagasangira ibyabo bamara bagasenga. Abantu bashobora gusenga bari mu itorero rimwe bagasoma Bibiliya bari mu itorero rimwe ariko bakaba batashobora gusangira ibyabo ntabwo baba bakijijwe. Ikimenyetso cyo gukizwa ntabwo kigaragarira mu ijambo ry'Imana gusa cyangwa ngo kigaragarire mu masengesho gusa ahubwo kigaragarira nuko abantu bamenyana ibibazo bakiga gufashanya bagasangira ibyabo. Utakwihanganira gusangira ntabwo yaba avuga ngo arakijijwe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti za Gusenga everyday, nizere ko muri amahoro kandi nimba uri mu bihe bitari byiza wihangane, ibihe bisimburana n'ibindi kandi Imana yukomeze. Nashaka naguhumurize nkubwira ngo komera, Imana iri mu ruhande rwawe kandi igambira kugira neza. Twakira abantu bari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Europe, abari muri Australia, abari mu Rwanda, bari mu biyaga bigari. Tubashimira kubana natwe ku mano n'ijoro. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha cyane. Kuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pastor Mpazi Birego. Pastor turakwakiriye. Urakoze. Amakuru yawe? Turakomeye. Urashima Imana? Turimo turashima Imana. Imana ishimwe cyane. Watangira usenga Imana. Imana turagushimiye turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo. Igitondo cyiza duhaye, igitondo cy'amahoro, igitondo cy'umugisha. Ntabwo ari benshi bagiriye ubuntu ngo bakibone ariko uratwemere kubw'umugambi w'ijambo ryawe. Ndagushimiye Mwami ko waduhamagaye ngo twamamaze ubutumwa bwiza mu mahanga yose, duhindura abantu bose kuba bigishwa bawe. Tukwikubisa imbere kugira ngo tuyobore muri aka kanya. Ijambo ryawe rigira imbaraga ryo kweza imitima y'abera bari hirya no hino no guhugura abantu basubira inyuma kugira ngo bakugane binjire mu nzira y'agakiza. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amena. Nkuko twaganiriye ubushize twavuze kugakiza no kubyara ubwa kabiri. Tugeze noneho rero ahantu tugiye gutangira aho uruhari rw'umuntu rufite imbaraga.
twaganiriye ku gakiza no gutsindishirizwa, tuganira ku gakiza n'ubuntu, tuganira ku gakiza no kwizera, tuganira ku gakiza no kwihana. Twari tugeze ku gakiza no kubyara ubwa kabiri. Tugiye gutangira noneho ahantu Imana igiye gukorana n'ubushake bw'umuntu by'ukuri. Kubyara ubwa kabiri twaganiriye ko ari uguhinduka icyaremwe gisha, ariko muri Yohana ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8 hari amateka cyangwa hari inkuru y'umutwaro ukomeye w'umufarisayo witwa Nikodemu. Nikodemu yari umuntu watinywaga cyane mu bafarisayo, yari n'umuhanga mu byanditswe, kandi yarigishaga abantu bose baramumenya bibunduye ikimenywa bose. Ariko Yesu aje abonye ibimenyetso Yesu akora nuko yigisha, asanga bitandukanye n'ibye. Abona kusanga Yesu hagaragara ngo abantu babibone biteye isoni, ahubwo ashakisha isaha ya nijoro, asanga Yesu nijoro. Aho yamuboneye aravuga ati, mwigisha, tuzi neza ko uri umwigisha w'ukuri, kuko ibimenyetso ukora ntabwo byakora umuntu utabana n'Imana. Yesu yaramubwiye ngo ndakweruriye, utarabyarwa ubwa kabiri ntabwo ubasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo yari umuhanga kandi yarize kandi yarigishije, ariko aratangara. Aravuga ati umuntu yabasha kubyarwa ubwa kabiri ate akuze? Ni gute umuntu yabasha gusubira mu nda ya nyina agahinduka uruhinja none akavuka? Yesu aramusubiza ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo wakwinjira mu bwami bw'Imana. Iryo jambo kubyarwa n'amazi n'umwuka Yesu yashatse kuvuga, hari abantu baje badashobora gutandukanya kubyarwa n'amazi no kubatizwa mu mazi benshi. Hari abavuga ko kubyarwa n'amazi ari ukwibizwa mu mazi, wamara kwibizwa mu mazi ugahabwa umwuka wera. Ntabwo ari byo, cyo ni ikinyoma. Kubyarwa n'amazi bitandukanye no kubatizwa wibiye mu mazi. Hariya mu Efeso 5 umurongo wa 25 kugeza ku 26 haravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira, amaze kuryogesha amazi. Niryo jambo rye, ni ukuvuga ngo ari amazi abyara umuntu bwa kabiri. Ni ijambo ry'Imana, kuko abantu bihana kubera bumvisha ijambo akaba ari bwo bizera. Ririya jambo rero niryo Yesu yayise amazi, ari ryo rituma umuntu avuka ubwa kabiri. Nta ubasha kuvuka ubwa kabiri rero atumvise ijambo. Iryo jambo rero Yesu yavuze ari ryo Pawulo yakomanzeho mu Efeso igice cya 5:25-26 ngo ryeze itorero. Itorero ryezwa n'ijambo, ntabwo ryezwa n'amazi y'umugezi. Nkuko twaganiriye tuvuga ko amazi abantu babatizwamo adakuraho ico ryo ku mubiri cyangwa se ngo ahindure umutima, ahubwo akaba ari isezerano ry'Imana kugira ngo ugire umutima uticira urubanza, kuko atanze indahiro. Ahagaragara ni indahiro. Kubatizwa mu mazi benshi ni indahiro, ariko ntabwo bihindura umuntu. Ijambo rero niryo ribyara umuntu. Agakiza ni urugendo. Ntabwo mpamvu ntugatangare umuntu bavuga ngo arakijijwe aguhemukira. Twinjiye mu gakiza. Pawulo yavuze ayo magambo mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 12, aravuga ngo si uko maze guhabwa cyangwa mbe maze gutunganywa, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari nzasingire icyo Kristo yamfatiye. Ahari nzasingire icyo Kristo yamfatiye. Pawulo nawe yabivuze nk'utarasohoza agakiza, ariko nk'uri mu rugendo rw'agakiza kugira ngo asohoze icyo Kristo yamufatiye. Natwe rero turi mu rugendo, natwe turakurikira kugira ngo ahari tuzafata icyo Kristo yadufatiye, ariko gusohoza agakiza. Kwezwa tugiye gusoma Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15. Turagera kwa 15 twumva uko avuga. Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza kwa 16 aravuga ngo mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije,
ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera abe ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Kwezwa. Imana yaduhaye agakiza ku buntu, ariko tugeze igihe none umuntu agiye gushiraho uruhare rw'ubushake akagira ibyo akora kandi asabwa. Hariya none uko byose byezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga, urasoma mu byakozwe n'intumwa hariya ibice 2:42 haravuga ngo abera b'Imana mu itorero bashishikariraga gusoma ijambo ry'Imana, bagashishikarira kumva iby'intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo byose, maze bamara bagasenga. Ibyakozwe n'intumwa 2:42 bagasoma ijambo ry'Imana, bagashishikarira gukurikira intumwa, bamara bagasangira ibyabo byose, bamara bagasenga. Izo ni ingingo 3 zigendana n'umuntu ushaka kwezwa. Narizo mpamvu hari abantu bona basenga, hari abantu bona baterana, ariko ntibakundane ngo bafashanye. Ijambo ry'Imana bavuga ngo bagashishikarira iby'intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo, bamara bagasenga kuko bakijijwe. Narizo mpamvu wa mutunzi ari n'umutware yasanze Yesu akamubaza ukuntu yakwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu yaramubwiye ngo uza amategeko, ayo mategeko niyo agenera no gusoma Bibiliya. Ariko amaze kuvuga ngo ayo mategeko yose narayubahirije: ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, wubahe so na nyoko. Umutunzi aravuga ati narabyubahirije kuva navuka, narabyigishijwe na n'uyu munsi. Ariko agiye kugenda Yesu aravuga ati garuka, usigaje ikintu kimwe, wabasha kugurisha ibyo ufite ugafata impiya ukazigaburira abakene. Yumvise ko amafaranga yakoreye yavunitse, arababara cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo agenda afite agahinda. Yarazi amategeko. Ushobora kuba rero uzi ijambo ry'Imana, ushobora gusenga, ukiriza n'ubusa, ukamara 3 utarya, ukamara 5 utarya, ariko ukaba utafite urwego rwabasha gusangira ibyawe n'abandi. Ntabwo urakizwa. Uwo muntu utabasha gusangira n'abandi ntarakizwa, nubwo yaba asoma ijambo ry'Imana, nubwo yaba aririmba, nubwo yaba asenga, ntabwo arakizwa. Iyo utaragira kuri urwo rwego. Nandi zo mu itorero ry'intumwa niho barireberaga, baravuga ngo abafite meze nk'itorero ry'intumwa, abantu bakiriye agakiza, bari bakwiriye gushobora kuguma mu ijambo ry'Imana, bagasangira ibyabo, bamara bagasenga. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Kwezwa rero bigizwe n'ibyo bintu uko ari 3: gusoma ijambo ry'Imana ukarigumamo, ugasenga, ugakunda amasengesho, ugakunda guterana kwera. Wowe uterana kwera niho harimo gukeburana, buri wese akamenya ikibazo mugenzi we afite, haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'umubiri, ntibisigare. Ibyo byose duteranira kugira ngo dufashanye. Ku ijambo ry'Imana ravuga ngo abasangiraga ibyabo byose nta mukene wababagamo, ahubwo buri wese yahabwaga uko akennye, buri wese yahabwaga uko ashonje. Noneho mu Baheburayo ibice 10:25 hari amagambo atubwira ngo, Abaheburayo 10:25 haravuga ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe baja bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegereje muba ariko murushaho kugenza mutyo. Mwe kwirengagiza guterana kwera. Abantu benshi birengagiza guterana, bakavuga ati umuntu yasengeriwe, ibyo nibyo. Umuntu yaririmbiriwe, nibyo. Umuntu yasomera ijambo ry'Imana, we ibyo nibyo. Ariko guterana kwera harimo n'imbuto y'urukundo, kuja kumenya ibyo undi akeneye. Kwezwa rero nuvuga ngo Petero aravuga ngo mwirinde, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri mu mwijima, mukiri injiji, ahubwo kuko wabahamagaye ari uwera, namwe abariko mubabera mu ngeso zanyu zose. Hagarutse none ibisabwa umuntu mu ngeso zanyu ni imyifatire y'abantu.
muba ariko mubabera mu ngeso zanyu zose, nk'uko byanditswe ngo muzabe abera nk'uko wabahamagaye ari uwera. Iyo ni ingingo ya 6 isaba uruhare rukomeye rw'umuntu. Imana yaraduhamagaye iduha agakiza, ariko natwe ibyo dusaba ntabwo Imana izakwibutsa ngo haguruka uje mu materaniro ya uzabitekereza. Ntabwo Imana izakwibutsa ngo haguruka usome ijambo ry'Imana uzabitekereza urisome. Ntabwo Imana izakwibutsa ngo haguruka usenge uzabitekereza ubisome. Kuko ibyo uko ari bitatu nibyo byubatse Kwezwa kandi nibyo bikomeza itorero. Iyo bigiye mu buryo bwo gusangira biba bigiye mu buryo bw'umubiri. Narizo mpamvu Paulo yavuze mu Bakorinto ba 2:1 ngo bene data murushaho kwiyeza imyanda yo ku mutima no ku mubiri, nuko Imana yavuze ngo twubake iby'umwuka ariko twe kwibagirwa iby'umubiri, kuko wa mwuka ukorera muri wa mubiri. Abantu rero badasangira ntabwo ari abakristo, nubwo baba basenga, nubwo baba bafite impano. Narizo mpamvu uzasanga hari abantu bateye imbere mu baki impano bagakora ibitangaza n'ibimenyetso, ariko bakaba batari bagera ku rwego rwo kwibuka ibibazo bya bagenzi babo, bakaba batari bagera ku rwego rwo kwikorerana imitwaro. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mwikorerane imitwaro, mufashanye, muhugurane. Ni ukuvuga ngo ubwo bufatanye nibwo Imana yakoreye kugira ngo abantu bayikorere mu itorero kwa Kwezwa gushobore kuzura. Imana yacu dusangiye igitondo cyiza cy'uyu munsi. Ingingo yo kwezwa, twezwe mu ngeso zacu zose. Icyo ukora cyose kigaragara imbere y'Imana kuri uwera. Icyo utekereza n'icyo wibwira n'umugambi wawe bigaragara imbere y'Imana kuri uwera. Ko Imana irondora imitima y'abantu, imenya icyo utekereza n'icyo wibwira, ikamenya niba uri mu mugabane w'abera cyangwa niba umugabane w'abakiranirwa. Tubabera mu ngeso zacu zose nk'uko Kristo waduhamagaye nawe ari uwera. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ijambo ryawe. Mana ritubera imbuto itabora, ritubera umutsima utera imbaraga, ritubera umuco umurikira ibirenge byacu aho tugenda n'aho dukorera n'aho twirirwa hose, haba mu kazi, haba mu masambu yacu no mu mazu yacu. Tubabera nk'uko n'Uwiteka yavuze ngo muzabe abera nanjye nk'uko n'uwera. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.